badashoboye batanabihamagariwe batanabisigiwe bameze nkaho bokipye imyanya yacu mu gihe twebwe tukirangaye. So bwo niwe nagiye kubona mbona Agiye Mutabazi kabarira muri Sazibedaya de Noga. We are happy to inform you that your abstract titled A Blueprint for Continental Integration, E-commerce and Green Energy Transition for a 2.5 billion population African market by 2050 has been accepted for international conference on e-commerce for emerging markets and development, which will be held in Los Angeles, USA on ikintu cyakorewe mu gihugu kimwe cya Afrika kikagurishwa amafaranga amwe mu bihugu byose bya Afrika. Ibintu byahenzwe mu Rwanda uva ku bintu ngo bya Nayebu, ibintu byahenzwe mu Rwanda ukabigeza ku isoko ryose rya Afrika ku mafaranga amwe nayo biri kugura mu Rwanda aho byahenzwe. Shokora yakorewe rw'inkwavu ikagura amafaranga amwe Pretoria nayi Cairo naya. Erega biriya bintu bya Trump ashaka kugura Greenland n'ubundi Mexico baguze na Mexico, California na Texas buriya zari za Mexico tajya ngo zahoze kuri Amerika. Komana ya Abraham si nkuko nabo bagurishije Alaska nako Uburusiya bwabagurisha Alaska. Amerika ibintu byo kugura ibihugu ni ibintu yamye ikora buriya naga ari ibintu yizemo uyu munsi mu gitondo. Alaska yari California yahoze ari ya Mexico, Texas yahoze ari ya Mexico. Niyo mpamvu ukunda kubona Texas nyine bambara zira ngofero z'aba cowboys. Ukabona izo ngofero n'ubundi zijya kumera nka sombrero zo muri Mexico. Elon Musk ntayafite ariko amobilize abacuruzi n'abinvestor Nazaria za Rothschild families bamobilize amafaranga y'abinvestor. Cyangwa Amerika ni iyazane atitre ya investment. Twebwe muri iyo projet dushoyemo trillion 3 atari inkunga n'umuyivuga kari aid n'ubucuruzi. Ejo ntuzazivuge ngo fungura ingabire ibintu byanyu bya conditions zijyana nayo mafaranga ntago bihari. N'ubucuruzi washoye wungutse cyangwa wahombye. Buriya ntibazakubeshya ahantu ubona ayibirayi kwambara costume ugakashyira agakaruvati bigakunda ntuzavuge ngaho hantu nanone ngo baragusuzugwa ijana kurindi. Oya rwose wabubeshye bagusuzugwa ijana kurindi se wabona no kusukira amazi. Oya ni gute rero uva muri icyo gihugu ukoreramo ibihumbi swate 500 swate 800 swate miliyoni kikubashye ukajya kwizirika kuri Trump. Okay, Trump ndamukunda ariko nago mukunda mwizirikaho nawe azaza nyizirikeho. Ahubwo rero mu byoroshye musyaga pira hasi. Uyu mwaka wa 2023 ntago nteganya kubyoroshya pe. Kubera iki udashaka gukoresha amazina yawe kabarira muri so gakoresha andi mazina? Yes, kananya gusuza kandi gushimira ko wahisemo yicana n'ibyagaciro komeye cyane kubugarutse kuba natwe mwanya nk'uyu nguyu. Reka ngushimire kuba waraduhisemo ukore subscribe ubutaha tujye tubana mu biganiro byose. Kuri kamera ndi kumwe na Professor Apotre Mutabazi kabarira muri se. Meze neza? Namahoro turashimana. Ino na amahoro. Ino amahoro ndabona bazindukiye bampanoti ariwe notification no email. Ubwo rero nidusenga tukumva Imana iri kubyemera. Yego. N'abantu b'Imana bakadushyikira izaba ari indi ntambwe umuntu agiye atera. Ariko uyu mwaka wo niyemeje kwandika. Umva niba nzandika research paper 300. So wabona cyane conferences zizakorerwa kuri Afrika. Ntago twakomeza kwicara ngo abantu batanga ibitekerezo bitagira aho bigeza Afrika cyangwa se community zacu ngo tubareke bo bakomeza kwiharira ikibuga. Kandi ariko usanga ikibakoze se bo bashyira imbaraga mu kwandika izo paper. Yego. Bafite na formatting yuko bazandika nyine ariko ugasanga ibitekerezo byabo biri ku muvuduko nk'akanyamasyo. So rimwe na rimwe rero tugomba kureba nimba turi gukora ibyo dusabwa gukora. Turasenga Imana yavuganye natwe ariko ikibazo turi gukora ibyo dusabwa gukora. Cyangwa ahubwo abantu badashoboye batanabihamagariwe batanabisigiwe bameze nkaho bokipye imyanya yacu mu gihe twebwe tukirangaye. So bwo niwe nagiye kubona mbona Agiye Mutabazi kabarira muri Sazibedaya de Noga. We are happy to inform you that
your abstract titled A Blueprint for Continental Integration, E-commerce and Green Energy Transition for a 2.5 billion population African market by 2050 has been accepted for international conference on e-commerce for emerging markets and development, which will be held in Los Angeles, USA on 1st April and 2nd April 2026. So, kuruvuga ngo mu kwezi kwa kane Apotre Mutabazi araba agiye gusobanura ibyo bintu i Los Angeles. Na prayinze nka presenter. Ariko ngiye buriya conference zanryohera cyane za Afrika. Aya. Ya conference nshaka cyane za Afrika ko nshaka guhindura Afrika nge ntago nshaka guhindura isi yose. Isi yose buriya harandi bireba. Nshaka guhindura Afrika. None kuko guhindura u Rwanda byo ntibishoboka, nta munyarwanda wakwemera, nta muhanuzi wabo. Sasa ibyibo bahanuzi wabo reka tube tubyubashye. Reka duhindura Afrika. Let's change Africa. None ko conference ya mbere ugiye kuyikorera muri Amerika. Wenda wabonye nonuza iyi cover yayo iyi paper. Ubundi paper yitwa nayise kuri yari kubundi ifite izina ry'umwihariko yitwa Kilimanjaro Railroad Project. Projet ya mayiro 420 y'umuhanda wa gari ya moshi ugomba gutuma isoko rya Afrika rihinduka rimwe, ikintu cyakorewe mu gihugu kimwe cya Afrika kikagurishwa amafaranga amwe mu bihugu byose bya Afrika. Ibintu byahenzwe mu Rwanda va ku bintu ngo bya Nayebu, ibintu byahenzwe mu Rwanda ukabigeza ku isoko ryose rya Afrika ku mafaranga amwe nayo biri kugura mu Rwanda aho byahenzwe. Shokora yakorewe rw'inkwavu ikagura amafaranga amwe Pretoria na Cairo na ya Accra na ya Dakar. Ni icyo ngicyo i projet iviza. Noneho rero nge nkayo hano muri paper nabihuje noneho na e-commerce. Gatatu naravuze ngo nta ibintu Afrika igomba gucika no gucikaho ni ibintu byo bwango ngo leta niziduha amafaranga. Paper nayitangije amagambo ya Paul Kagame. Undi nago njya nibeshya gutese. Paper itangira n'imvugo His Excellency yavuze 2018 akavuga ngo akanyisomemo hano muri paper ariko kanyifungure paper kari yanjye ko ntawe nyiburana nawe ko ntawe yinyandikiye. Reka nyine mvuge kuri tutugambo tubanza nta dukotinga nabi. Yaravuze ngo yine ahanga introduction. The paradigm shift from nations to a continent scale venture. In Africa, aya magambo ya Paul Kagame, in Africa today we recognize that trade and investment and not aid are the pillars of development. So, aya magambo no kuri brain coat bakwereka ko yavuzwe na Paul Kagame muri 2018 ubwo ku bintu by'inkunga n'iterambere rya Afrika. Mukinyarwanda webivuze ngo iki? Dusobanurire mwigisha. Ariko no kuri. Ibintu byavuze na president wawe kumbaza ngo mbisobanure. Ari umuturage we uteye imbere. Wese ntago uri umuturage. Ukoresha 5G. So yaravuze ngo muri Afrika uyu munsi twizera ko in Africa today, muri Afrika uyu munsi we recognize tubasha kubona cyangwa se guhishurirwa ko trade and investment ubucuruzi cyangwa se ubuhahirane n'ishoramari bitari inkunga arizo nkingi z'iterambere rya Afrika. Se yavugiye ya magambo ntago ndi kwibuka ayavuga narabisomye ndabyegereza umutima ariko ntago byangomye mu mutwe ariko ni conference yarabereye ku mugabane wa Afrika. Nimba ari muri Nigeria ariko nta bipresa kuko simbyibuka ariko ngewe nayasomye akibivuga. Yes akibivuga nyinde yasoma birarangira n'igihugu yabikoreye na conference nibyo yari rivugaho
ariko sinabigumana gusa nibuka ko yavuze mu buryo runaka. So ndi gukora pepa rero bijyanye n'igitekerezo cyanjye ukuntu ndi kugicanoringa. Nk'urugero ndabanga aya mafaranga leta ya Amerika ni ko ni projet ya trillion eshanu magana abiri mirongo itandatu miliyari magana abiri mirongo itandatu n'imwe z'amadolari. Trillion eshanu na miliyari magana abiri mirongo itandatu n'ebyiri z'amadolari. Yes, 3.1 trillion projects. Okay, akaba ari gukora umuhanda wa kilometero 700,000 arizo mayiro 420, kuko muri Amerika harimo umuhanda wa mayiro 225. Mayiro murabizi kiruta kilometero. No, 225. No. Gukuba gatatu ni mayiro 140, 140 z'umuhanda wa gari ya moshi uhuje isoko rya leta 50 za Amerika kugira ngo zibe isoko rimwe. Bigatuma ikintu wakoreye California aho Amerika yaguze na Mexico. Erega biriya bintu bya Trump ashaka kugura Greenland n'ubundi Mexico, baguze na Mexico, California na Texas buriya zari za Mexico. Tajya ngo zahoze kuri Amerika. Gukomana ya Abraham. Si nkuko nabo bagurishije Alaska. Nako Uburusiya bwabagurisha Alaska. Amerika ibintu byo kugura ibihugu ni ibintu yamye ikora buriya ntago ari ibintu yizemo uyu munsi mu gitondo. Alaska yari California yahoze ari ya Mexico. Texas yahoze ari ya Mexico. Niyo mpamvu ukunda kubona Texas nyine bambara zira ngofero z'aba cowboys. Ukabona izo ngofero n'ubundi zijya kumera nka sombrero zo muri Mexico. Tondo hari impamvu yabyo, donc bifitanye isano. Usanga no muri zo leta harimo abanya-Mexican benshi cyane. California ugasanga barucuruza cyane kubera ko urumva nyine hegereye Mexico, still n'ubundi hahoze hari kuri Mexico. Nyine urumva biroroshye kugira ngo akomeze kugira igisanira. Ni nkuko nyine urucuro ushobora kuhagera ukabona ho na Musanze ntago bitandukanye cyane kubera iki n'ubundi mwahakase hano n'ubundi nyine birakomeza. Yego nyine hayoboye n'ikindi gihugu ntago hamera nka Musanze, ariko still ntabura mutuntu ubona tujye gusa n'utwa Musanze. Ariko wajya muri za Kasayo ugasanga reka da ho ntago hagisa na Musanze, nta na kimwe cyatuma hasa na Musanze. Cyangwa hano za Kisoro. Yego cya Kisoro n'ibiki. So rero iyi projet ndavuga ngo Amerika iramutse propoje guha Afrika izi trillions eshanu zizatangwa mu gihe cy'imyaka 10. Nasaba Afrika kutabyemera. Wapi bayashakire kuri Elon Musk. Elon Musk ntayafite, ariko amobilize abacuruzi n'abinvestor Nazaria za Rothschild families bamobilize amafaranga y'abinvestor. Cyangwa Amerika iyazane atitre ya investment. Twebwe muri iyo projet dushoyemo trillion 3. Atari inkunga. Numuyivuga kari aid. Nubucuruzi ejo ntuzazivuge ngo fungura ingabire. Ibintu byanyu bya conditions zijyana n'ayo mafaranga ntago bihari. Nubucuruzi washoye wungutse cyangwa wahombye. Nukuvuga ngo icyo kintu ni ikintu kinyamibwa. Then iyi proposal bayiha Elon Musk nkuko ari we natekereje ko atekerezwa n'undi upfa kuba ari umujejeta matriyoni y'amadolari, cyashobora kumobiliza abandi bantu bakamwumva. Riga na George Soros twamureba none se kuvuga ngo ni mubi ngo ni devil himself, ibyo biraducururiza. Then nk'urugero Elon Musk aramutse abyemeye mukamwemerera isoko rya ko Afrika izagenda modoka za Tesla zonyine ku kigero cya 80%. nka incentive yo kugira ngo akurire iyo project, kuko ntago atanga amafaranga ye kuri byo, no, kuba yaba ari we umobiliza nga funds, kuko izina rye rifite credibility yo kuba yabwira abantu ati muzo dushore trillion 5 muri Afrika bakabyumva. Ariko nango Mutabazi bagenda ubwo abantu ngo muzo dushore trillion 5 z'amadolari uvumbutse. Then icya kabiri internet muri Afrika
isoko ryamaze guhuzwa tukazakoresha Starlink ku kigero cya 80% na none niyo ngo ugahita umwereka we nk'umucuruzi afitemo inyungu ingana gute ku buryo ashobora kujya muri ibyo bintu then byarangira kandi isoko ry'abaturage miliyari 2.5 zamaze kuba rimwe umuntu waba ufite akaga gusa yaba yitwa umuntu wahita yitwa Mbayahaga yitwa Ubushinwa kuko yahita kubitika inganda zose zahita ziva mu Bushinwa no mu Buhinde zimanuka muri Afrika donc ikintu kimwe umuntu urwanya iterambere rya Afrika yarwanya nuko Afrika ikora umuhanda wa gari ya moshi utuma isoko riba rimwe icyo ngicyo cyamaze kuba banga abanyafrika ngo bahurire ngo bakore federation icyo si cyo gisubizo Amerika yigize federation ukayambura umuhanda wa gari ya moshi uza leta zayo yazezengera nko kubona Afrika izezengeye cyo koze wenda ishaka kutazizengera cyane kubera ko haraho yamaze kugera ariko uwari kubiyikora itaragira higera nta wari kubikigeze ariko uyu munsi ba Silicon Valley yabifite ibyiri gukora bidakeneye kujya mu mihanda ya gari ya moshi ngo bigere aho bigera Google irimo yinjiza akayabo ntago bikeneye imihanda ya gari ya moshi ariko mu buryo bw'inganda mu buryo bwa agribusiness mbese bya bintu bikenera transportation product ziri tangible ntago bakigezayo kabiri Afrika ni mushaka gutera imbere mudakoze uyu muhanda bizabasaba guhinduka Silicon Valley mwese mugacuruza high tech software IT what AI kandi rebiza abanyafrika abantu bajya bafa kugerayo nuwakiga kagira iyo kalibra itagenda abanyafrika wagira ngo ntago bajya bagira panafricanism na patriotism muri bo wowe nujya Los Angeles uzagaruka nakubwiye ko nshaka kujya muri conference za heki kurenza handi muri za Afrika utice ko nkeneye iyi conference ya Los Angeles kurenza conference ya Addis Ababa kandi ariho wayihereye ubuzi nkano naba ndwaye kurenza handi Addis Ababa nuze ko attendinga conference batangaje ko hari urayihimba Addis Ababa nkajya ko bazamwirwa mu biki ubundi ko muvuga ko muri African Union mwirwa mukora iki nimba mutabona ko Afrika igomba kuba isoko rimwe harya ngo twakoze ngo what corridor boretse ko no muri pepa birimo iriya ntuzavuga ngo free trade yaje muri 2020 okay ni igitekerezo cyiza it's a good philosophy but we need to think far beyond that ni ibyo ngibyo rero abashyigikira ibirebana na registration none se nigeze mbabeshya birebana na registration ubwo umuntu hari abantu batubeshya ngo ugenda kwemera ngo ndakwemera umuntu twahuye andikavuga ndi kwigendera n'amaguru akavana umutwe mu muri vewiti hafi kwa actros yana ukuraho Apotre Mutabazi ndakwemera ndagukunda aha warore muri vewiti mu karo kabayonga ubu nicyo gihe cyo kugira ngo tubigaragaze registration nangahe abakunzi banjye twegerane twikoresha kanama tike nangahe visa nangahe twikoresha kanama Mutabazi nkagenda nguma muri Amerika ubu gwari se bwiswe iki ariko ni gutujya mu gihugu ukabisudiraho batagushaka wareka mvuge ngo ntago mvuze ngo ngeze muri Amerika ngo nazikavuga ngo turagukeneye ngo ntago nkeneye kubakorera no ariko ni gute wigira irigo immigrant uturutse mu gihugu kikwemera kigukunda oya no mu Rwanda mutanyemeje na kwijana ariko ntago na munana mpinga wampinga utese oya buriya ntibazakubeshya ahantu ubona ayibirayi kwambara costume ugakashyira agakaruvati bigakunda ntuzavuge ngaho hantu nanone ngo baragusuzugwa ijana kurindi oya rwose wabubeshye bagusuzugwa ijana kurindi se wabona no kusukira amazi oya ni gute rero uva muri icyo gihugu ukoreramo ibihumbi swate 500 swate 800 swate miliyoni kikubashye ukajya kwizirika kuri Trump okay Trump ndamukunda ariko nago mukunda mwizirikaho nawe azaza nyizirikeho nje nta mugisha nabona wo kujya muri Amerika ahubwo Amerika igize umugisha yambona no nje ntago njya nizera ko abanyamerika banshaka gutekereza okay ababyizera mu byizere ko mu byizera not me cyetse mpfuye nagera ku Mana kandi yatubure barakurushaga
ibintu abazungu bigize ngo nibo batarike buriya nimba aricyo kintu cyame nakemera nkicwa n'inzara ariko ibintu byo kunyemeza yuko umuhata erega ni igipindi birangira gifasha abanyafurika nibo batekereza tujye kurebera ikintu World Bank yavuze World Bank ziradutekerereza okay kubera ko bafite amafaranga ariko bafata raporo zabo bakazigobyora zigatuma dutekereza nabi tugatekereza nk'umugabo n'ugomba guhora usabiriza ibyo naba mbihiniye aho ngaho umuntu wese ushaka kuza mfata ukuboko muri uru rugendo ibi bikorwa byo none ariko n'abantu nokuri bawe pe ntago ari ibintu bwera abantu bose n'ubundi wa undi n'ubundi uvuga afite ingigimira ariko si ibyo bintu uvuga nimba utanyemera nimba utarisiza amarangi mutamira shanka abantu bisiza amarangi kuri rayo ngo gihe ngo nemuzongera kumbona ngo naje nisiza amarangi ngo bariye inka y'umwami aya nge ndi kuvuga wa muntu wisiga amarangi anakora mu butunzi bwe akabigaragaza we muntu wankomveka yuko ngiye wanyemera ngiye ko nge ndebera ku ikofi kuvuga kunyemera n'iryaro ujya ufata ku mafaranga yawe ukayohereza mu gihe hari igikorwa cya Mutabazi nimba rero utarajya kuri iyo level jya mu bandi wikigira shyashya ngo uvuge ngo uranyemera cyane ariko na leta nayo nzayegera da hari imiryango nk'ibiri nk'itatu nzakomanga newe nubusa ntago njyayo pe ntajyayo nimuzane n'idarapo ndigendane erega no guhagarara igihugu nese urumva pepa ntayitangiye mvuga ngo his excellence Paul Kagame yavuze gutya 2018 kirese ntayitangiye mvuga ngo zebe nakoze beda umva ngo zebe da denuga tinubu ngo yavuze u Rwanda rugomba gufata idarapo ry'imbere cyangwa se rugomba gufata the flag kuko hari u Rwanda ari cyo ruvuze muri filosofi yatuma Afrika igira higera dushaka kuba tudafite byinshi ariko mu mitekerereze ntituri batoye so rero kambaye nimero umuntu uzumva ashaka kugira ngo urugendo turugendane tuzagenda ariko si uru rwonyine Los Angeles tuzajyayo ariko conference yo yitwa ko yabereye muri Afrika ngiye ibintu byo bango abantu barakora conference muri Afrika bakavuga ubusa impamvu mvuze kuvuga ubusa nuko bavuga ibintu bitajya bidihindura Afrika mbare na mbariro babivugiye byatugejeje kuki kandi kibabaje baragaruka bakavuga ibisa n'ibyo bavuze mu myaka 10 ishize Museveni nzahora mukunda Museveni yaravuze ari muri Kenya ngo there is something I don't entertain anymore ngibintu ngo bya capacity breathing ngo abana b'abazungu ngo bakazana udusnacks ngo bakazana amafaranga miliyoni y'amadolari ngo mu nama zitarangira ngo zitwa ngo capacity breathing ngicyo dukeneye na amashanyarazi ya makeya kugira inganda zacu zikora ibintu bihendutse bihangane n'ibyo bashinwa ku isoko ati cyo dukeneye ni imihanda n'amashanyarazi ya make nanjye none ndavuga ngo none asoza avuga ijambo ngo I don't entertain those nonsense anymore those things of capacity aya musaza agize mu myaka kuvugisha ukuri ati baraza bakabimbwira ati nkahita mbirukana mu biro yanjye ati mugende turashaka n'amashanyarazi uje kuzana ya makeya n'urugomero ati nagarogomero ni umuhanda atuma naga aya genda base n'amafaranga kugira ngo duhe capital abaturage bacu ngo unyumva ngo dushaka guhugura abantu ngo capacity building mvira mu biro genda izo snacks uzashaka abantu cyangwa se genda ubikore kutanciyeho cha muri ministeri ariko ibyo bintu ntunceho nimba utavuga icyatuma ibyo dukura hanze tubikorera hano tugatanga imirimo kubaganda ati ntago ibyo bintu mbye entertaining that is no sense that is nshaka kubabwira ese nitwaba dufite abantu bajya mu makonference ya Afrika bakentertaining no sense buri bubaje Museveni yakubwira kandi yeze kumwumva nubwo muri pepa ntamushyizemo ariko muri Museveni arutunavuga nkavuga ni nyamazi uyu musaza ibintu yarabyumvise yize wanga icyo cya Africa is this fragmented market ndamwibuka nabyumvishe kuri YouTube muri mu kavideo ndi kumva numva arabivuze navuga
musa ibi bintu warabyumvise utudundi tw'isoko ry'u Rwanda ngo rya miliyoni 14 iry'u Burundi rya 13 irya Kongo ngo ry'ijana ryo noneho ni nka wa munani urasana irya Kongo rese ikintu ukoreye igoma nticyagera Kinshasa ngo gicuruzeyo nise umundi ko bavuga ngo bararwanya balkanization irenze iyo niyi nimba udashaka gukora kawunga igoma ngiribwa Kinshasa ubundi icyo gihugu cyo cyita kimwe yego no mu Rwanda basaka kawunga y'ibyumba itajya kuribwa Rusizi none ariko tuve kuri kawunga tujye kuri sima ya simerwa se mu Bugarama si ikoreshwa Igicumbi nasikoreshwa igoma ntago oya kawunga yo ni kwa kundi utavuga ngo ndakora chapati ngo nzikorere igoma nzijyane Kinshasa kandi ni Kinshasa bakora chapati there is no need ariko hari ibindi bintu mu bintu bya industrialization udashobora wangura korera agasoko ka miliyoni 14 ko ni gato mu gihe umushinwa bino wenda no makariso y'ama design y'amakariso y'abagore bizi n'amasiti ahora hinduka bahindura ni inkweto ariko bizi barihizindura ariko tujye kuri utwo tuntu twenda twimbere kakenda k'imbere bari bugurishe $1 rimwe cya 5 2 ukagira ngo ni make ariko ubajije wasanga barakoze exemplaire miliyari 5 cyangwa 3 kubera iki barakora transport maritime transport yo mu mazi bijya ku byambo byanyu mushyira mu makontineri mujyana ikibazo izi exemplaire miliyari 3 ziyo kariso wazikorera ikigaruka zishyirahe wazigeza Kinshasa tuvuge ko nta bibazo u Rwanda rufitanye na Kongo tuvuge ko Kongo yakubwira ati rwose izo kariso n'iz'abakongomani bose tubategetse kwambara wazigeza Kinshasa ukazicuruza zagerayo wayikoze igwagaze 400 cyangwa 500 warangiza kwijyana Kinshasa bikagwagana 3 none se ubwo wakicuruje kubera iki actros ngo yagiye camahanda yitaka ko nta na kaburimbo zibayo ntago bikunda uburyo bubiri bwonyine bwo gusupplying isoko rinini rigeze ku bantu miliyari cyase no miliyoni 300 kuzamura uburyo bwonyine kuri supplying ni gari ya moshi n'amazi yego Afrika ni yahahira nikoresha amazi nkuko Ubushinwa buhahirana na Afrika bukoresha amazi no gukoresha umuhanda wa gari ya moshi ibyo byananirana byasaba yuko ducuruza ubwonko donc high tech ibintu by'ubwenge buhambaye IT softwares and everything ariko ikibazo ni kimwe none se uzasimbuka agere na education rabyumva naho niho wahera donc yaba ari a little bit idealistic ntaga bahinde kuba badomina IT muri Silicon Valley bahinde buzuye Amerika kubera ubwonko bwabo ariko nanone babanje gufata isoko rya miliyari y'abahinde barihuza umuhanda wa gari ya moshi no kuvuga ngo umuntu wese ugize icya producer mu Buhinde ku butaka bw'Ubuhinde aba ari isoko ry'abantu miliyari kandi akari supplyinga nimba produit yari ifite quality iri competitive ese undi quality iri competitive uzayikorute isoko ritoye ese ubundi n'abashoramari ba Afrika banagerageza uretse ibintu twavuye muri ago nako twavuye muri twanze caguwa bakadukura muri ago ubundi uretse kuba ariko hari umuntu wambwiye ngo kuno urabona ni no nkweto ngo umushinwa arayinjiza yamara kuyinjiza ngabahungu ngo muri rusororo ngo bagahita bayireba yanangaje baza bagufitiye isa nayo aho ntangiye kubemera rero ubu nabo mba ntangiye kukumva tuba dutangiye kuvuga ururimi ruri kumva yisi ni ibintu byo bangoromba ngo tantisite farisifia mwana curuza pibyo bizo burambwira iki kore phone imeze nka Apple ifite future zose ngiza Apple pa kuba wayikoza ari kibazo cyo kuzuma nevre ku buryo batazakurega ntaga ari ngombwa ngo ubihimbe urahimba ibikisi bahimbye mbere baratwiba fata ibyo bahimbye modifiyo gato dukorera amafaranga ibyo ukora original tuzatubijyamo nyuma twahembutse no kuvuga ngo inzira ya mbere yoroshye iyo abantu batembere imbere bakanakwiba kora forgery ariko iririgo mu Rwanda urebuka mu Rwanda kera abantu bataracangamuka uribuka surufo
irwana n'isabune bitaga amakasi, mbabarira ako kantu urakibuka, leta amenya ko uri mutoya nimba utakibuka. Surufu yari ifite isabune imeze gute, iriho umukasi tembo, no yitwaga amakasi, isabune yitwaga amakasi. Tembo makasi ni tembo makasi cyangwa makasi ubwayo, yari iriho umukasi yitwa makasi. Noneho haza urundi ruganda ruzana indi sabune bikoze kimwe, bishepinze kimwe, yo iriho brande y'inkote ebyiri zisobetse. Bajya kubarega ngo babashishije brand, abandi bati ntago mwe mufite umukasi twe n'inkote ebyiri zisobetse. None umushinwa akora iki? Adidas irahita akora The Boss, ntituzigura ntago abara The Boss. Balenciaga nayo itakora yitwa Balenciaga, ntitugura. Ubu kuki ushaka kwigira igitangaza cyane, ariko iyo amaze kugwiza ibifaranga byinshi reba za EV ari gukora, zatanga, reba imodoka ya electric ari gukora. Nuvuga ngo banza ushaka amafaranga yo kuzakora ibya original, kandi urayakura mu bintu byitwa legal falsification. Gufalsifia ariko wamanevuye ku buryo utandega ngo mfate, hahita mbikubita ku giciro gitoya. South Korea niko yazamutse, twagira ngo hari ukundi bashyizeho politiki ivuga ngo mukore ibyo abayapani bakora, mubikore vuba, mubikore ari byinshi, mubikore ku mafaranga make. Do what Japan bakolonije. Do what our colonizers Japanese are doing. Do it fast. Do as much as possible and do it cheap. Nuko Korea y'Amajyepfo yazamutse iratumbagira, ubu ngubu ni igihugu cy'igihangange. Ntabwo yigeze bango muhimbe ibiki mukora ibyo abayapani bari gukora. Adidas muhindura mu The Boss, mubikorere ku mafaranga make, mukore byinshi, mwatake soko sasa. Hari umunsi mushobora kuzabyuka mugasanga tekinirusha amafaranga Apple. None se ubwo icyashe ntiyayitegura Apple. Nk'urugero, Tekino iramutse ikoze phone uko muvuga ngo baje ngo na Itel, uriya Tekino ngo na Itel ngo zikorera mu Rwanda rumwe. Nta nubwo ari inganda ebyiri zikorera mu Rwanda rumwe. Arimo n'indi mwe ahubwo ntibuke yariyo. Ziko ari eshatu. Kandi ukazavuga ngo ngiye sinyikunda ngo Tekino ngo nikundira Itel. Kandi ari bimwe. Motherboard ni imwe, icyo bahinduye ni brand inyuma nta bindi. Na Infinix. Ariko iyo zanganye ku isoko ubona bahanganye Infinix yanganye na Tekino. Afrika igomba kuva mu mitoto no mijenjeko. Kandi yari abantu nshaka kuziyamo. Abantu banga umutazi yo gukora kawunga. Ubundi bitekerezo urumva bitaruta kawunga. Kuki ushaka ko nkura kawunga kandi nakora ibitekerezo? Iyo kawunga yawe n'ubundi wakoze ku bitekerezo bicumbagira nk'akanyamasyo. Ubundi ubona wimbwira ngo uri umuhanga ariko jya guhinga ibijumba. Ibijumba ngiye byanjye ni ibyo ngibyo. Mubyanga mubyemera kandi naho muzanshyira. None kugira ngo tubigire seriye, naho muzanshyira. Ahubwo rero mubyoroshye musyaga pira hasi. Uyu mwaka wa 2023 ntago nteganya kubyoroshya pe. None se poso wenda turimo dusoza kuri ingingo, kubera iki udashaka gukoresha amazina yawe kabarira muri ugakoresha andi mazina? Professional se niba byemeye gukoresha icyo bita pen name, kubera iki ntayikoresha? Nese urumva Zebedaya de Nuga ritari nyina naho urabyo. Ubwo se nuruhe rurimo? Ni Igbo. Ni Igbo. Ko ni Zebedaya Dozi and Nuga. Ni amazina yo mu Nigeria yose. Iyo bigeze mu kuba umunyafrika niyumvamo, sinzi mpamvu mpita mpinduka umunya Nigeria. Niyumvamo za Igbo na Yoruba. Iyo kutuba the citizen of Africa. Nkuko ari n'abandi bavuga ngo we are the global citizens. Ndabasuje abitekereza nka global citizens. So Zebedayo Adenuga niryo zina nahisemo gukoresha mu bwanditsi bwanjye. Baryita izina ry'ikaramu, pen name. Okay. Kuri babona bo bifuza kugufata amaboko kugira ngo iyi conference izabashe kugerwaho. Reka tunasoreza aho ngaho kugira ngo iyi conference tuzabashe kuyatendinga, kandi ubwo ningeyo namwe muzamwagiyeyo. Erega tugiye mu ngi nyuma nyine tubikorere hamwe. Ese nigeze mbabwira ko nzarya ngiye nyine. Nimero WhatsApp 0788
30 95 13. Dufatane amaboko ari Los Angeles tujyeyo, niyaboneka n'indi conference ifitanye isano n'ibyo umuntu yakozeho za pepa na ibyo munshyigikire, ntimuzanshyigikire rimwe ariko ntimuzanandambirwe. Nzatendinga ama conference 5-10 namaze nanjye kumenya voler avec mes propres ailes. Nzaba namenye kugurukisha amababa yanjye. Ariko conference yitwa kuri muri Afrika, ndashaka ibintu tubigire nk'intambara. Ahubwo Afrika iracyabura ibitekerezo bityaye. Abantu batanga ibitekerezo nibo banabitanze mu myaka 20 ishize, birarwaye, ntacyo byatugezeho gihambaye. Cyoze byaradufashije, ntitubisuzugurije na kwindi, ariko aho byatugeje naho dukeneye a new dimension of thoughts. Rero munyandike kuri iyo nimero munshyigikire, twikoresha akanama turebe igisabwa, ni mbona bitari kuvamo neza n'imiryango ya leta nzakomangira mpaka ibi tubigereho. Kuko tugomba kwadressinga ibibazo bya Afrika, tugomba gucura ibitekerezo kugeza tubonye ama publication muri scientific review zitandukanye, tukabona izina rikwiye kuri global stage cyangwa se kuri continental stage. Yesu yaravuze ngo ntawe ucana itabaza ngo aritwikire intonga. Rero tugeze mu gihe cyo gukuraho intonga. Byavuzwe byaravuzwe, ariko ni igihe cyo kugira ngo abantu bazamuye amagambo bikanabababaza mwa bankunda tubasubirishe ikimeze nk'inyundo. Buryo uri kubanga ukanakanga urumva ngo ibintu bye simbyumva, ukamwita amazina, ukumva yabaye mu speaker muri conference runaka, ejo uzashiduka nabaye keynote speaker. Noneho iyo ni kintu bimba nk'ubise kuri urwo rurimi rwawe rwakunaniye n'ubujiji ujejeta ku buzima bwawe. Yego, reka dushimira abadukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka, ariko mwibuke gufata amaboko Apotre Mutabazi kuri ya nimero 0788 ariko bareke kumfata amaboko, tubanze twicare dukora akanama tunatamire, ubundi kuki ushaka kunsapotinga tutahuye. Yego, ngiye hari ubwo ndefuderere bayo duhure twicare dusangire tubiganire, wumve n'imigabo n'imigambi yanjye, wumve vision uko bimeze n'ibindi, ubundi ubone wa supporting ibintu wumvise. Nimero ni 0788 yanditse kuri Mutabazi Kabarira. Muri ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom shalom. Nimufashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange, bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.